ahagutse n'ahanje nawe. Yesu ashimwe. Nongeye gusuhuza mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje, wowe utuninzi ni kuri ahagutse yanjye nawe. Uyu muyoboro wacu wo kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo biciye mu bikorwa no mu nyigisho z'agakiza no kubohoka, bigamije kugira ngo umubiri n'ubugingo bw'abantu bihemburwe. Ni njyewe Pastor Jackie hano wicaye kuri intebe yacu, ndagarutse kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana ndetse no twebwe nk'abantu muri rusange. Imana rero ibamere umugisha. Nongeye gushimira wowe wakoze subscribe nongeye gushimira wowe wakoze subscribe. Turakitoza. Imana iguha umugisha kuko bituma tuguma dukura twaguka je nawe. Ikindi cya kabiri, wowe wumvishije hari kigufashije mu byo tuvugamo hano ugasharinga ku bandi, yewe nawe uvuze ijambo nawe uryohereje, twese tuba dukoze umurimo w'Imana. Haleluya. Niyo mpamvu uyu munsi mfite message yo gukomeza je nawe, twebwe tuvuga ubutumwa bwa Yesu Kristo mu nzira yo tubibamo imbuto. Ubushize twumvishije yuko imitima y'abantu irimo amoko ane. Ubutaka bwumye, hari umutima w'urutare, hari umutima urimo amahwa, hari umutima w'ubutaka bwiza. Wowe sharinga ibyo tuba twavuzeho bigufashije nawe ukabiha abandi, ariko ukabona abantu batabyakiriye neza wenda, cyangwa wowe uvuga ubutumwa, wowe mpasteri, wowe mubwiriza ubutumwa bwiza, wowe wifuza, wowe urimo ukora wa mpamagaro wacu wo twahamagara yo kugenda twamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu nzira zose, ukaba ubaye discourage muri iki gitondo, ukavuga utari kuri ya muntu nabwije igihe kirekire kujya tumva. Reka nkubwire, uyu munsi nagira ngo ngukomeze, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo tugende tubibe imbuto. Ibyo tumaze iminsi tureba amoko y'imitima y'abantu nk'uko arane, nk'uko yanditswe muri Matayo 13. Ni ukuvuga rero ngo iyo uteye imbuto enye hashobora kwera imwe gusa. Si ukuvuga rero ngo igihe cyose iyo turimo tuvuga ubutumwa bwiza, igihe cyose twamaze ubutumwa bwiza siko abantu bose bakira, ariko Bibiliya tubwira ngo tugende tuvuge. Rero cyane cyane twebwe abavuga ubutumwa abapasteri, abandi bose bumva ko bahamagariwe kwamamaza ubutumwa bwiza, hari ubwo umuntu aba discouraged, akabona itorero, akabona abantu, akabona ibintu bitagenda. Ariko uyu munsi ndagukomeje, nanjye nikomeza nawe uri kuri ahagutse, kuko nawe uri umuvuga butumwa. Iyo wumvira ijambo rikagufasha ukaribwira abandi cyangwa ukaryoherereza abandi, nawe uri umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Kandi n'ubundi twakijijwe, ntabwo agakiza kacu ntabwo twagakijije ngo tukibikemo, ahubwo twarakijijwe kugira ngo tugasangire n'abandi. Rero ntucike intege aho ubona bitagenda, ntucike intege ubona ibintu bidakura, ahubwo komera. Wowe gusa tera imbuto, tera imbuto, tera imbuto, tera imbuto, tera imbuto, tera imbuto. Umenye gusa ko imwe muri izenye ari ishobora kwera, ariko nta n'ikibazo, kuko niyera izera n'imbuto nyinshi kurenza. Haleluya. Izera n'imbuto nyinshi kurenza. Wow, 30, 160. So don't worry, just sow the seed. So Imana iguha umugisha, wowe sowing together with me, ariko nawe kandi sowinga mu nzira zawe zose. Wowe utera mu nzira zawe zose, wowe ukubikora gusa mu muhamagaro wawe, ntucike intege muri iki gitondo. Nagira ngo ukomeze tu. Haleluya. Reka dusenge. Data wera, mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje, twongeye gushimira no kuguhimbaza. Turaha hagutse wadushyize. Uwiteka Mana, komeza tugeze ahantu hagutse, ahatari amahane, ahatari intonganya, kugira ngo twororoke ahangaha aho turi, twororoke aho wadukandagije ibirenge, twororoke muri iki gihugu, twororoke aho buri muntu wese ari. Urakoze Mana kuri kumwe natwe. Ni wowe uvisha izuba mu kigero cyaryo, ni wowe ubwisha imvura mu kigero cyayo. Uwiteka Mana ishobora byose, Uwiteka Mana nyiribihe, Uwiteka Mana nyiringabo, Uwiteka Mana utangaje. Reka no muri iki gihe tubone ibitangaza byawe n'imirimo yawe, kuko Data utugejeje mu gihe cyo kwaguka, mu gihe cyo gutera imbere, mu gihe cyo kwishimira iby'ubwami bwawe. Habwa icyubahiro n'aka kanya kuri uyu murongo, kuri iteraniro ry'uyu munsi. Haleluya. Imana yo mu ijuru, haleluya, iguha umugisha. Haleluya. Habwa icyubahiro Data buja n'aka kanya, habwa icyubahiro n'iteka ryose. Urakoze Imana kubanye natwe, urakoze kuvuganye natwe. Haleluya. Ishimwe n'icyubahiro n'ibyawe na none n'iteka ryose. Amen. Tutarakomeza tubanje gusengera buri muntu wese
haleluya. Buri muntu wese uri kuri uyu murongo uje uyu munsi ni mu gihe cyose azaza, nazaba babaye n'abababaye, Uwiteka Mana umutabare, abababaye ubatabare, Uwiteka Mana abarwayi bakize, abambaye ubusa ubambike, abashonje bagaburire, Uwiteka abafite ubwoba bubamare, abari mu ntambaro batabare, abari mu ngo zabananiye ububakire, abafite abana babananiye, Uwiteka Mana ukore ku mitima y'abana babo, abafite ababyeyi nabo babananije, Uwiteka nawe ukore ku mitima y'ababyeyi babo. Ndakwingize Mwami mu kigeragezo cy'umuntu wari wese ari ahari, nta hantu utagera, nta hantu utakura umuntu. Natwe wadukuye kure, twari babi, twari habi, ariko ukuboko kwawe ntaho kutagira ngo ukore ibitangaza bikomeye. Ntabwo twakwibagirwa data ababyeyi, data buja abari kunda, abagiye kubyara mu Uwiteka ubiyereke, Mana ishobora byose bari ku maseta, Mana Uwiteka ubiyereke. Urakoze Mwami kubitangaza n'imirimo yawe ukorera mu bwoko bwawe, icyubahiro n'ishimwe n'ibya nanone n'iteka ryose. Uwiteka Mana ishobora byose, ongera data ubane natwe kuri uyu murongo, ongera data udukoresha ibikomeye by'ubutwari, kuko data buja Mwami ntabwo ari twebwe ahubwo ni wowe, ntabwo ijambo ari iryacu ahubwo ni iryawe. Urakoze kongera kutugirira neza, Uwiteka Mana uturwanirira intambara, abaturwanya data Uwiteka Mana abaduhagurukiye ubahagurukire, abadutera ubatere, abaturwanya data buja ubarwanye, kuko si twe baba barwanya ahubwo ni ijambo ryawe n'ubwami bwawe. Urakoze data n'aha hantu kohesheje icyubahiro, urakoze data buja kudukirije, data buja Mwami imbaraga z'umwijima, data n'abambari ba Satani n'abadayimoni. Urakoze data buja kutugiriye neza kandi udukoreye ibitangaza n'imirimo ikomeye imbere y'abaturwanya, uduteguriye ameza imbere y'abanzi bacu, kuko udushyize ahantu hagutse. Icyubahiro n'ishimwe n'ikuzo n'ibyawe, kuko ari wowe ubikora, ari wowe wabikoze kandi uzaguma ubikora. Amen. Imana iguhe umugisha rero. Uyu munsi ndashaka kugira ngo tuganire kuri indi jambo. Turacyari muri Matayo 13 ngo ubwami bw'ijuru ni nk'umuntu wagiye kubiba, abiba imbuto. Reka dufate urugero rw'amasaka, ngo arabiba, zimwe zigwa mu nzira zitoragurwa n'inyoni, izindi zigwa ahantu humye ku rutare ntizashora imizi ziruma ziraraba, izindi zigwa ahantu hari amahwa araziniga ntizera na gato, izindi zigwa mu butaka bwiza zirera 30, 60, 100. Bibiliya tubwira yuko iyo mirima yose ari umurima wumye, ari umurima w'urutare, ari umurima urimo amahwa, ari umurima mwiza, bigereranywa n'imitima y'abantu n'umutima, kandi imbuto ari ijambo ry'Imana. Iyo ubona uvuga ubutumwa ukabona abantu bose batakira, menya gusa iyo ubibye izo mbuto enye, hashobora kweramo imwe yonyine muri izo enye, ariko nta gucika intege no gukomeza. Ariko nanone ngo iyeze rero, ngo naza zindi zeze, niko Bibiliya tubwira, na ya masaka. Reka dufate ku rugero rw'aya masaka, na ya masaka yabibwe, ngo umwanzi aca inyuma akaza agatera mu rukungu. Iryo niryo jambo tugiye kwiga uyu munsi, uko twifata mu rukungu. Haleluya. Ubu ni ubutumwa bukomeye cyane. Imana iguha umugisha ko ufasha akanya ukabwumva, kuko uraza gusobanukirwa ukuntu wifata mu bantu, ukuntu wifata muri kubera yuko niba ari ahantu humye wabibye, niba hari urutare wabibye, niba hari amahwa wabibye, no mu mirima wabibye. Mbega urabiba ntabwo uzi uruzera ngo nuruhe. Ariko Imana iyo igwisha imvura, Imana yo nyiri rubuto nyine, kuko urubuto ari ijambo ry'Imana. Imana kandi yaremye imitima yose, kandi nta mutima itahindura. Ntiwamenya umutima uzera n'uwuye. Ni ukuvuga rero ngo reka two kuvuga ngo abakristo bananiye cyangwa abantu bananiye, ni ukuvuga ngo Imana niyo ibizi. Ariko nanone se noneho na za zindi zeze, na za zindi zaguye mu butaka bwiza, na za zindi zabibwe mu zigomba kwera, umwanzi ashobora guca inyuma akabiba mu rukungu. Reka twumve ko bigomba kumera rero kwa bibye mu rukungu, ko umwanzi yaramutse abibye urukungu. Data wera, mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje, iri ni ijambo ryawe. Ubwo turimo turisoma turiganiraho, reka risohoze imigambi waryandikiye mu mitima yacu. Haleluya. Kugira ngo uhabwe icyubahiro mu ijambo ryawe. Mwuka wera, ohereza gendana n'iri jambo, uryoherezanye ibimenyetso n'ibitangaza aho mu murima wose ryagwamo. Uwiteka ujyane naryo, kuko ari we nyiri jambo. Iyo mbuto ni ijambo ry'Imana.
niba dusoma uyu mugani wanditse muri Matayo mu gice cya 13 ku murongo wa 24 niho tugiye gusoma, ufate ko ari za mbuto umuntu rero yabibye, noneho izi nizaguye mu murima mwiza. Ngo umugani w'urukungu n'amasaka. Nuko abacira undi mugani aravuga ati, ubwami bw'ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Nuko abantu basinziriye, umwanzi araza abiba urukungu mu masaka aragenda. Urumva hari igihe abantu basinzira, yaba byashobokaga tugaguma turi maso, ariko mu by'ukuri n'ubwami bw'umwijima nabwo burakora kandi bwo ntibusinzira. Ariko noneho umuntu abibye imbuto ze nziza, kandi azibibye noneho mu murima mwiza, abibye amasaka ye mu murima mwiza, ubundi agiye kuryama kuko nyine umurimo yarangije kuwukora. None ngo nuko abantu basinziriye, umwanzi araza abiba urukungu mu masaka aragenda, arigendera asigaye uteyemo. Umurongo wa 26 ngo nuko amaze kumera no kwera, urukungu narwo ruraboneka. Abagaragu be baraza babaza umutware, ariko mu mbabare nongere nsome iri jambo subiremo bushyashya. Nuko abacira undi mugani aravuga ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Nuko abantu basinziriye, umwanzi araza abiba urukungu mu masaka aragenda. Nuko amaze kumera no kwera, urukungu narwo ruraboneka. Abagaragu be baraza babaza umutware bati, mutware, ntiwabibye imbuto nziza mu murima wawe? None urukungu rurimo rwavuye he? Ati, umwanzi niwe wagize atyo. Abagaragu be baramubaza bati, noneho urashaka ko tugenda tukarurandura? Nawe ati, oya, ahari nurandura urukungu rurarandurana n'amasaka. Mureke bikurane byombi, bigeze igihe cyo gusarurwa. Mwisarura nzabwira abasaruzi nti, mubanze muteranye urukungu, muruhambire imitwaro, rutwikwe, maze amasaka muyahunike mu kigega cyanjye. Amen. Nimwakire ijambo ry'Imana. Nimwakire ijambo ry'Imana muri aka kanya ka none aha ngaha. Urumva uko Bibiliya itubwiye, ni ukuvuga ngo urabibye, ubibye mu murima noneho mwiza, ariko ngo usinziriye utareba neza, umwanzi araza arabiba. Ni ukuri mu matorero harimo urukungu, mu miryango harimo urukungu, ariko Bibiliya iratubwira ngo urukungu ntiwagenda ngo ururimbure, kuko rurimbukana n'amasaka meza. Ariko twebwe ab'iki gihe cyo tubazo dufite kurimbura. Iyo tubonye urukungu turarimbura. Jewe rwose mba numva nanarimbura kandi nkarimbura cyane. Ariko Uwiteka Imana aratubwira ngo urukungu ntirukarimburwe, turureke kuko rufite igihe cyarwo, ngo tureke rukurane n'amasaka, kuko ushobora kurimbura rwa rukungu rukajyana n'ishaka ryiza. Rero igihombo kikaba ari icyawe na nyire kikaba ari icyawe nyine. Ntabwo ari twebwe ubundi, reka tutabyumva nabi. Ntabwo kuvuga abakristo, abo tubwiriza ubutumwa, abo tuyoboye, ntabwo ari abacu, n'ab'Imana. Twebwe turi abagaragu, ariko nanone turi babibye. Ibi ngibi byavugiwe kugira ngo tubyigireho. Ni ukuvuga ngo niyo twavuga ubutumwa bwiza, niyo uze Yuda Iskariyoti ntiyarahari. Yuda Iskariyoti ntiyabanye na Yesu agasangira nawe ku isahane, siwe wamugambaniye. Hari impamvu ya Yuda yagombaga kuba hariya, ariko igihe kigeze kigaragaye, ni ukuri do ntituzi se ibyamubayeho. Ni ukuvuga rero ngo dufite ba Yuda, aho abantu 12 baba bateraniye, haba harimo Yuda umwe. Abo ngabo ni rwa rukungu rwabibwe n'umwanzi, rutagomba kurandurwa. Ariko igihe cy'isarura, Bibiliya iratubwiye ngo nyir'umurima azagadaringa rwa rukungu mbere, rubanze ruhambirwemo imiba, rugende rutwikwe.
hanyuma imbuto nziza zisarurwe zihunikwe. Haleluya. Niyo mpamvu rero abari mu murimo tugomba kwitondera urwo rukungu kugira ngo rutarandukana n'amasaka meza. Ni ikintu gikomeye. Kurandura biroroshye, no gutera biroroshye, kuko uratera ukabagarira yombi. Ariko kurandura ni ikintu cyoroshye kandi kiba gifite na common sense. Ariko umwami Yesu aratubuza kurandura urwo rukungu. Ibyo ari byo byose nge nizera yuko igifite izina gifite n'amatwi. Niba hari urukungu ruri mu masaka, nge ntekereza iyo Yuda Iskariyoti aza kubona ko yagambaniye umwami, aho kugira ngo yiyahure akagenda agapfukama ku musaraba akavuga ati mwami nakugambaniye, akavuga ati nakoze amahano, nagambaniye umuntu udafite urubanza, databuja. None uko biri, nubwo bagiye kumwica, jewe mfashe imyanzuro, ndagiye mvugane nawe mubwire nti databuja nabaye igisambo, nakugambaniye, nakoze ibyangwa n'amaso yawe, none ngenze uko ushaka, mbabarira. Wenda n'imbabazi sinzi kwiriye, ariko ngenze uko ushaka. Sinzi ko Yuda aba yariyahuye, ariko we yiciriye hiteka aragenda ariyahura. So nge ntekereza, ariko ndabivuga nk'umuntu, nge ntekereza ngo iyo Imana iza igasanga Adamu na Eva, ikababaza iti mbega byagenze gute? Adamu akikubita imbere yayo, ntari ndavuga ati ni wa mugore wampaye. Akikubita imbere akavuga ati Mana yanjye, mwami wanjye, ibyo wandinze waravuze ngo no gupfa nzapfa, ibyo wandinze nacumuye. Kuko nibaza ariko urumva ntihagire untera amabuye, ndibaza nk'umuntu. Bibiliya tubwira ngo umugore yaragiye ararya azanira n'umugabo ararya. Ntabwo Bibiliya tubwira ngo yafashe iryo tunda tutazi abandi bakunze guha amazina ngo ni pome cyangwa n'ikindi, ari mutsindagira mu kanwa ati rya wanze ukunze. Ubwo no kuvuga kandi Imana ntiyigeze ihana, kuko Imana yo iri just, ntabwo iri injust. Ntabwo yigeze, Imana irakiranuka. Ntabwo yahanye wa wundi washutse undi ngo kurya gukora icyaha, ahubwo yahanye abakozi bibi bombi. So ariko njya ntekereza, ariko nk'umuntu niko mbivuze ndabisubiramo, iyo Adamu ajya imbere y'Imana akavuga ati mwami wanjye, Mana yanjye, naze kumvira, nabaye mubi, nakoze ibyangwa n'amaso yawe, nariye, nakoze ibyo wambujije, nariye ryatunda wambujije, nagucumuyeho, ntabwo ari umugore ntaki, ni ngewe wagucumuyeho, none mwami mbabarira, ahandi ungenze uko ushaka. Sinzi uyu munsi ku isi yarabaye. Iyo Eva Imana imuhamagara ntajye kuvuga ngo niyanzoka, akavuga ati Mana data, wowe waremye ijuru n'isi, nanjye rwose ibyo nakoze ni amahano, dore nakoze ibyo watubujije, kandi noneho noshya n'umugabo, umbabarire, icyaha n'icyanjye ndacyemeye, none mwami umbabarire, ahasigaye ungenze uko ushaka, no kunyica nishaka mfe, ariko rwose ngusabye imbabazi, ahandi ingenze uko ushaka nka data, ingenze uko ushaka nk'Imana yaremye byose. Mba nibaza ko iyo babigenza gutyo, babivuye ku mutima, umugabo ntajya kuvuga ngo ni wa mugore, umugore ngo ntiyanzoka, ngira ngo isi ibiteye ikundi. So nibaza rero ko nta cyaha Imana itababarira umuntu asabye imbabazi. Nibaza rero ngo nari ruriya rukungu, uyu munsi umuntu yajya kwireba, akirebamo akabona ati aha ni ibintu byo nkora ndabona atari nk'ibyo bitera, ndabona ndi muri aya masaka ariko nkabona ndi urukungu. Umuntu akireba akamenya ati nge rukungu, akavuga ati n'ubundi urukungu rwaciriweho urubanza rwo kuzabanza guhambirwa rukajugunywa mu muriro. Ariko uyu munsi Imana yaremye amasaka ikarema n'urukungu, ishobora no guhindura urukungu ikarugira amasaka, kuko Imana ishobora guhindura imivumo ikabigira imigisha. Haleluya. Urukungu narwo rurahumeka, urukungu narwo rubona imvura, urukungu narwo rubona izuba.
urukungu narwo rurahari, rufite ubugingo, rufite imizi, nubwo rutera amasaka ngo barye, rutera imbuto nziza ziribwa, ni urukungu nyine. Ariko Imana yahindura urwo rukungu, rwa rukungu rugaruye umutima rukareba hejuru. Ndibaza nka wa mwami Nebukadinezeri twumvishije, Bibiliya yatubwiye ngo yari yabaye nk'igisimba ararisha, ariko ngo yubuye amaso areba hejuru. Yari umwami wanze kumvira, wari umwami uzi ubwirasi, wari umwami avuga ati dore ibyo nikoreye, reba jyewe ndakomeye. Imana iramuburirira inshuro nyinshi cyane, ariko arikakaza yishyira hejuru. Bukeye Imana imuvana imbere, imuvuga ikora ibyo yamukoze, imukora ibyo yamukozeho. Imyaka 7 arisha nk'igisimba aba mu ishyamba. Bibiliya yatubwira ngo urume rwamutonze ameze nk'igikoko, ariko umunsi yubuye amaso akareba Uwiteka, akareba hejuru, Imana imusubiza umutima. Nge ndibaza rero ko n'uru rukungu, simvuguruza ijambo ry'Imana, nibaza umuntu wese ugifite umutima ukiriho ko afite amahirwe yo kureba hejuru, akamenya Kristo wabambwe, akavuga ati yewe Kristo, nanjye mbabarira. Numva buri muntu wese ukiri muzima ko afite amahirwe yo kwakira agakiza, afite amahirwe yo kumenya Kristo. Nta cyaha rero umuntu atababarirwa. Rero uyu munsi ndagira ngo nkubwire, ntube nka Yuda Isikariyote, ntube urukungu, ntiwemere kuzagira ngo uhambirwe. Warukunguwe mu izina rya Yesu, ushobora guhinduka n'ishaka ryiza, ariko bivuye kuri wowe. Wirebye ukamenya kuri urukungu, ukareba hejuru, n'ukuri wakizwa. Jye niko kwizera kwanjye. Hari bavuga ati urukungu n'urukungu, ese koko urwiri rwavamo iki? Ariko no mu urwiri rwashatse kureka kuba urwiri, Uwiteka hari icyo yaruvanamo. Urwiri rwashatse kureka urwiri rwashatse ni ukuri umuntu yakizwa. Umuntu yakizwa pe, ngenzi ko umuntu yakizwa. Ngiye kwitegereza ubuzima bwanjye nabayeho, nkareba ibyo Imana yankijije. Ngiye niba ubu ngubu Imana yankijije ntawe itakiza, ariko igikuru ni ukumenya ko n'urukungu rubaho. Ni ukumenya ko n'urukungu rubaho ku bavuga ubutumwa, kugira ngo ntitube discouraged. Okay? Imana rero bahumugisha nawe utaha.